Reka ngire masuhuze mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukurikira Neza Media TV twizere ko mumeze neza cyane. Ikinzanye igitaraganya muri studio nta kindi ni ukubabwira ibimaze kubera mu gihugu cy'u Burundi. Ntabwo byoroshye na gatoya rwose muri iyi minsi ku gihugu cy'u Burundi. Mu minsi ishize nibwo hagabwe icyo twakwita nk'igitero, kuko nyine twavuga ko ari igitero, kuko nyine nubwo babanje gutangaza yuko ari umuyaga nkuba cyangwa se ari amashanyarazi yateye iturika ry'ibisasu cyangwa se nyine intwaro zigashya zigakongoka mu kigo cyitwa Kabaze ahitwa muri zone ya Musaga i Bujumbura, amajyepfo ya Bujumbura. Ntabwo byaje kumenyekana neza, kuko nyine amakuru yaje kuvuguruza ayo ngayo yatangajwe na Perezida Ndayishimiye avuga ko ibyabaye atari amashanyarazi cyangwa se atari umuyaga nkuba, ahubwo byatewe n'ikindi kintu kidasanzwe. Rero benshi batangira kuvuga yuko byaba ari ibitero byagabwe bya drone bikangiza cyangwa se bigatwika ububiko bwa gisirikare bw'intwaro hariya i Bujumbura, ndetse bamwe batangira kuvuga ngo yaba ari M23 ngo yaba ari Tabara. Ibintu nk'ibyo ngibyo n'ubu ngubu nyine amakuru yabyo ntabwo yigeze asobanuka neza. Ubu rero hari amakuru amaze gutungurana cyane avuga ko rwose i Burundi ibintu byongeye kuba bibi cyane, kandi bibi cyane ku rwego twavuga ko rudasanzwe. Ni ukuvuga ngo ni mu ishyamba rya Kibira byabereye mu ishyamba rya Kibira risanzwe riteraniramo muri iyi minsi ririhuza, ririmo abasirikare ba FDLR, ririmo abarundi, ririmo FARDC basirikare, ariko bose batoranyijwe nyine. Ni ukuvuga ngo abatoranyijwe mu ngabo z'u Burundi muri Special Force y'igisirikare cy'u Burundi bakagomba kuba kandi bayobowe nyine n'umugaba mukuru wabo akaba ari General Prime Niyongabo. Abakomeye mu gisirikare cya FARDC ni umusiko, ndetse banarutse no koherezwayo abagera muri 600 boherejwe mu Burundi, ndetse banayobowe cyangwa se iyo delegation iyobowe na Minisitiri w'Ingabo w'Umutekano Mwandiya Vita, ndetse n'ushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Congo FARDC General Jacques Chaligonza. Hakaba kandi nyine nabo muri FDL nk'uko namaze kubikubwira, ndetse binavuga ko muri iyi minsi harimo P5. Abo bose bari muri gahunda n'umugambi wo gushaka gutera u Rwanda, ariko no kurwanya M23 nk'uko byanitangajwe n'abayobozi bo mu Burundi. Ejo bundi rwose witwa Ntahiraja Terence, ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi, niwe wagize gutya aratangaza mu kiganiro kuri YouTube avuga ko rwose kuba ngo umuntu yatera u Rwanda nta gitangaza kirimo. Bikarero bigahura n'ibyo Ndayishimiye igeze gutangaza ari Kinshasa, avuga ko uzashaka kuba yatera u Rwanda agahindura ubutegetsi kuba yamushyigikira nta gitangaza, kimwe na Perezida Tshisekedi. Bose batangaje amagambo nk'ayo ngayo. Reka tureka gutinda kuri ibyo rero. Ubu rero hari amakuru amaze gutungurana cyane avuga ko mu ishyamba rya Kibira harashwe bikomeye cyane, cyangwa se nyine inkuba yahakubise nk'uko tujya tubivuga hariya. Inkuba yahakubise ikaba yahakubitiye rero mu by'ukuri abasirikare benshi cyane, by'umwihariko rero ngo hakaba ari drone yarashe mu kigo cya gisirikare, ko by'umwihariko mu bitaro bya gisirikare biri hariya. Ni ukuvuga ngo hariya hasanzwe hari ikigo cya gisirikare, birumvikana kiba kirimo nyine kiberamo imyitozo mu ishyamba rya Kibira. Niyo imyitozo nakubwiraga ibera ikomeye cyane, kuko ni ishyamba ryegeranye n'u Rwanda, cyangwa se rifatanye n'iryitwa Nyungwe mu Rwanda. Ari nayo mpamvu ndetse u Rwanda ruvuga ko ibi biteje n'inkeke, cyangwa se nyine biteje impungenge, kuko Burundi butangaza ko bushobora gutera u Rwanda, nyamara kandi imyitozo ikanabahera hafi y'u Rwanda. Ibyo nabyo ukaba wumva ko nyine ari ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma ibyo rero icyo gitero kikaba cyagabwe muri icyo kigo cya gisirikare, ariko mu bitaro byaho, kuko haba hari nyine hari ahabera imyitozo, ariko hakaba hari n'ibitaro nyine byita kuri abo basirikare, abakomeretse, abarwaye, ndetse n'undi musirikare wese waba ufite ikibazo runaka akavurirwaho. Ibyo bitaro rero bikaba byatwitswe cyangwa se byarashwemo na drone nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Bivuga ko rero haguye abasirikare n'agasirikare cyangwa se benshi, abarenga 10 bahasize umutwe, ndetse mu bapfuye rwose binavuga ko harimo bamwe muri za ngabo za FARDC zo muri Special Force ya FARDC izwi nka Hibu, baheruka koherezwa hariya mu Burundi kugira ngo bajye mu gufatanya muri uwo mugambi nakubwiraga watangijwe mu buryo bwo kurwanya M23 mu buryo bushya, ngo bityo bagafata ibice byo muri Kivu amajyepfo, ku Ndondo, bagafata Irundo, bagafata ibice bitandukanye bya za Minembwe, ndetse kugeza ubwo banafashe Minembwe, ngaho bazaba bitegeye neza u Rwanda. Uwo mugambi rero ukaba umaze igihe unozwa neza cyane, kugeza ubu ngubu rero ukaba ari izo gahunda bari barimo, ariko baje gutungurwa ngo n'inkuba rwose mu masaha y'ijoro irabakubita cyane. Amakuru yaje kumenyekana uyu munsi. Kugeza ubu rero nta kiratangazwa na leta y'u Burundi ngo bagire icyo bavuga cyangwa se bavuguruze ayo makuru cyangwa se bayemeze, ariko ikiriho cyo nuko nyine ari ibibazo gusa muri izo ngabo. Igikuba cyacitse nyine ishyano ryaguye, ngo ndetse ibi ngibi bikaba byahagaritse imyitozo yari irimo iba cyangwa se yakomezaga kuba kuri uyu munsi. Birasa naho ibyo gikorwa nta cyabaye, ahubwo byakomeje kwita kuri izo nkomere, ndetse no kujyana iyo mirambo mu bitaro bitandukanye nk'uko amakuru atugeraho abigaragaza. Ishyamba rya Kibira rikaba rimaze igihe riberamo imyitozo, ndetse rwose niyo ryigeze no guturukamo abarwanyi
bigeze gutera mu Rwanda bahungabanya umutekano mu bice bitandukanye nka za Nyabimata, banatwika imodoka ya gitifu wa Nyabimata. Ibyo byose byagiye biba, ibyo byari bishyigikiwe cyane icyo gihe n'uwitwa Rusesabagina, uyu nguyu yigeze no gufatwa n'inzego z'u Rwanda ndetse akanafungwa. Hanyuma rero kugeza ubu ngubu ibyo biri kuba mu gihe rwose hashize igihe Burundi bwo buvuga ko bushaka kuba bwatera u Rwanda. Ari niyo mpamvu ibitero nk'ibi ngibi byo bwo buba bushaka kuvuga yuko ngo byaturutse ku Rwanda, kandi kubera ko nyine bo barikeka kuko batangaza ko nyine batera u Rwanda, bakumva ko rero n'u Rwanda kuba bavuga ko barutera narwo ngo rushobora kuba rwajya kubarasa cyangwa se rwabatanga rukabarasa. Nyamara kugeza ubu ngubu mugari nta nubwo haravugwa nyine aho ibyo bitero bituruka nyirizina, usibye ko nyine abo Barundi bamwe na bamwe usanga bavuga ngo ni u Rwanda, M23, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nibyo ngibyo biri aho ngaho, niyo makuru nakubwira aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi. Reka twihute cyane tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru avuga ko imirwano yakomeje ndetse M23 yamaze kwinjira muri ka gace ka Gatoyi. Aka gace rwose kamaze iminsi hafi habera imirwano ikomeye cyane y'akasamutwe y'imberenge, ibice nka za Kazinga, ibice nka za Mitimingi, aho hose hamaze iminsi habera imirwano za Nyabyondo. Ariko icyari urugamba rukomeye cyane no kuvuga ngo M23 mbese umuvuduko uriho izawufasha kuba yakinjira muri aka gace ka Gatoyi, cyane ko ari agace kagoye kuharwaniramo. Hari igice kinini cyane cy'amashyamba haba hihisha aba FDLR, abazalendo n'abarundi, bityo rero kuba baharwanira niyo bakizera ko hafashe biragoye cyane. Ubu rero amakuru atugeraho yizewe aravuga ko tayari aba barwanyi ba M23 bamaze gukandagira muri Gatoyi. Bamaze gukandagira muri Gatoyi. Aha kandi ni nyuma y'imirwano ikomeye yiriwe iba, ndetse binavuga ko yaguyemo abazalendo benshi n'abarundi bahasize umutwe abarenga 10, nubwo ntahita nkubwira imibare ya nyayo kuko ntabwo umuntu ahita abona imibare kuko imirwano iracyakomeje y'abaguye. Gusa hari abakomeretse, hari ibirwanisho 23 yafashe. Urugamba rero rukomeje kugora coalition ya FARDC muri iyi minsi, mu gihe n'abajenerali babo M23 n'abakoloneli ikomeje kugenda ibarimbagura. Abatarwaye ibikomere nk'abakoloneli nk'abajenerali Yakutumba, abandi baricwa, ba Mutayomba. Ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo byoroshye mu rugamba cyangwa se muri coalition ya FARDC n'abambari babo. Mu gihe bimeze bityo, andi makuru akavuga ko kugeza ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zafatiye ibihano umuyobozi w'ishami ry'abarwanyi badasanzwe umutwe w'iterabwoba wa FDLR Karapu, akaba anashinzwe iperereza Gustave Kubwayo uzwi nka Colonel Sirikoff. Ariko siwe gusa kuko ndakubwira nuko banafatiye umuyobozi muri 23. Uyu rero Colonel Sirikoff yagiye muri uyu mwanya asimbuye witwa ubundi ruvuga y'imikore Protogene. Uyu yamenyekanye cyane nka Colonel Ruhinda Gabi wiciwe muri Teritwari ya Masisi mu Kuboza 2023, ndetse icyo gihe hanagenda havugwamo byinshi ngo yagambaniwe, ngo yarozwe, ibintu nk'ibyo ngibyo. Banavuga ko nyine ngo yarimo ashaka kwizamura, ashaka gusimbura witwa General Omega. Uyu nguyu Ntanguka Pacifique nawe akaba ari umwe mu bayobozi bakomeye cyane muri FDLR, kuko nawe uyoboye nyine uwo mutwe udasanzwe cyangwa se niwe uyoboye igisirikare cyose cya FDLR cyitwa Foka. Rero ngo yabonaga ko uyu Colonel ruvuga y'imikore cyangwa se nyine Ruhinda yabashaka ngo kumusimbura. Bityo rero ngo bikanavuga ko ngo ubugambane yakorewe ngo bwa bwaraturutse kuri uyu mugabo General Omega. Nivyo muri zabo nyine zo muri FDLR, kuko nyine binagenda bivugwamo ko bagenda banarugana. N'uwitwa Jaguar warushinzwe urubyiruko nawe yarapfuye icyo gihe, bivuga ko yarozwe nuko nguko. Hanyuma rero uyu nguyu akaba yafatiwe ibihano. Uyu muyobozi ushinzwe iperereza n'ibikorwa bya gisirikare nawe muri M23 akaba ari Colonel Imani Nzenze, nawe yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika gashinjwa uruhare mu guhungabanya umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu nguyu mwibutse ko ari wari umaze n'igihe yitabira ibiganiro bitandukanye bya M23 cyangwa se M23 bagirana n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, ndetse n'ibyo bagirana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bitandukanye. Ubundi Colonel Imani Nzenze niwe ubyitabira nk'umusirikare cyangwa se nyine nko ku rwego rwa gisirikare, kuko nyine hari n'abandi batandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagiye zifatira ibihano muri 23. Rero Minisiteri y'Imari ya Amerika yagaragaje ko ngo Colonel Nzenze ngari umwe mu bantu ba hafi y'umugaba mukuru wa AFC M23 General Sultan Emmanuel Makenga wabaye mu mutwe wa M23 no hagati ya 2012 na 2013. Colonel rero Sirikoff we Amerika igaragaza ko uretse kuyobora Karapu yanayoboye abarwanyi ba FDLR bakoreraga muri Teritwari ya Nyiragongo kuva 2022. Ariko uko nyuma bagiye bakwira imishwaro nyuma y'ibitero byihuriro M23 bagabyeho, ndetse rwose kanafata ibice byinshi cyane. Rero Amerika igaragaza ko FDLR ibangamiye umutekano w'akarere kubera ko ikomeje kugaba ibitero ku basivile, ibahora ubwoko bwabo, ikabica ku bwinshi, igafata ku ngufu, kandi ikaninjiza abana mu gisirikare. Ibi bikaba bihabanye ubundi n'amategeko agenga intambara.
yasobanuye ko rero FDLR ikura amafaranga mu gusahura abasivile, kubasoresha kuko muzi ko yagiye ishyira amabariyeri hirya no hino yo gutambutsa abantu, umuvuga ngo waba udafite amafaranga ugasubizwayo cyangwa se ukaba wanicwa, hanyuma ukamburwa ibyawe kuri ayo mabariyeri. Hakaba harimo kandi ibijyanye no gushimuta abantu kugira ngo yishyure no gutema ibiti muri parike ya Virunga. Ibyo byose bikaba bikorwa n'abarwanyi b'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Amerika rero yemeza ko uretse gukorana n'imitwe yitwaje intwaro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR inafashwa n'imitwe y'ingabo z'iki gihugu ikorera mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Nyamara ubutegetsi bwa Kinshasa bwo bwari bwaremeye kuyisenya. Yibutsa ko ngo tariki ya 3 Mutarama 2023 yafatiye ibihano FDLR kubera kurenga bikomeye ku itegeko mpuzamahanga, yibasira abana mu gihe cy'intambara, yica abasivile, ifata ku ngufu, ishimuta ndetse ikanabamenesha. Colonel Sikov rero nk'umuyobozi wagize uruhare rukomeye mu bugizi bwa nabi bwa FDLR, Amerika yamufatiye ibihano birimo kutamwemerera gukandagiza ikirenge ku butaka bwayo, gufatira imitungo ye yose, ndetse Minisitiri w'Imari muri Amerika Scott Bessent akaba yagaragaje ko ibihano biri muri gahunda ya Perezida Trump ngo yihaye gukemura amakimbirane yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Andi makuru aravuga ko Amerika rwose andi makuru avuga ko M23 ishobora kwitangaza nka leta yigenga iri gucungana na Tshisekedi. Ni ukuvuga ngo M23 yavuze ko mu gihe cyose ubutegetsi binyuze mu itangazo ryashyizwe hanze na Lawrence Kanyuka ndetse bikanavugwaho na Wiringoma umuyobozi wungirije wa Kivu y'Amajyaruguru, bavuze ko M23 ishobora kwitangaza nka leta mu gihe cyose Tshisekedi azaba ashyize imbaraga cyangwa se agahindura itegeko nshinga nk'uko ari kubitangaza. Kuko muzi ko hanabaye imyigaragambyo ikomeye cyane Kinshasa yamagana ubutegetsi bwa Tshisekedi mu bigendanye no gushaka guhindura itegeko nshinga agambiriye kwigwizaho izindi manda. Rero iyo myigaragambyo za Gombe mu bice bitandukanye aho ngaho rwose za Kasavubu habaye ibintu bidasanzwe. Rero byo urumva ko bitari byoroshye na gatoya. Hanyuma rero ibi M23 nayo bishimangira ivuga ko mu gihe cyose ubutegetsi bwa Tshisekedi bwabokomeje izi gahunda zo guhindura itegeko nshinga, bazakora ishoka byose bagahita bavuga ko noneho nabo batangaje leta yabo yigenga byeruye kuko batagendera ku mategeko ya Tshisekedi ndetse no guhindura iryo tegeko nshinga, cyane ko yanavuze yuko ngo mu kurihindura ababo mu burasirazuba bwa Kongo n'ubundi bo batazabigiramo uruhare, batazemera gutora kuri izo mpinduka, ndetse ngo no mu gihe cyose amatora azaba ngo hataba n'amatora mu gihe cyose ngo hari imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bavuga ko ari amayeri yose ya Tshisekedi yo gukomeza. Ibyo bikaba bitangajwe n'ubuyobozi bwa M23 bavuga ko rwose ibyo kandi bifitiye ubushobozi bigendanye ndetse n'uburyo banafashe ibice byinshi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biramugeraho imirwano yo ikomeje kugenda ifata indi ntera rwose. M23 mu mugambi wa Tshisekedi ndetse na koalisiyo y'igisirikare cye barafite kugira ngo bisubize Rubaya, nayo ikaba yaraburijwemo na M23 ndetse bikanashyigikirwa nuko Amerika nayo no muri iyi minsi yavuze ko Tshisekedi batamwemerera gushyira igitutu kuri M23 ngere kuri Rubaya, ahubwo ko niba bishoboye ngazarwane asubize inyuma M23. Ubu rero nawe yari kurwana inkundura, ariko M23 igisirikare cye ikaba kimereye nabi cyane, ahubwo ko iri no gufata ibindi bice bitandukanye itari yarafashe. Rero ibyo nibyo biri kuba hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se muri Kinshasa muri rusange, aho wumva ko ibintu bitoroshye na gatoya. Hanyuma rero mu gihe bimeze bityo muri Kivu y'Amajyepfo ibitero bya drone birakomeje. Ahantu bitazabidego, Rugezi, Karingi, Karongi, Mukoko, kuri Mukoko, kwa Murima, aho hose hakomeje kugenda humvikana ibitero bya drone za FARDC, ndetse rwose abaturage bakomeje kugenda bavuga bati se ibi bizageza ryari, bizagenda gute? Urumva ko urugamba rutoroshye na gatoya hariya mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka mbashimire cyane mwebwe mukomeje gukurikira amakuru ya Neza Media TV, mukomeze kuba hafi yacu, amakuru yacu akomeze kugenda bageraho 5 kuri 5, kandi nshimira cyane rwose abantu bakomeje kugenda batuba hafi bambwira bati rwose ibyo biganiro ni byiza cyane, bimeze neza, birasesenguye, biranononsoye, amakuru aba yizewe, ndetse n'ubundi butumwa n'izindi nyunganizi mwaduha, kimwe nuko rwose nimero ibiri hafi aho ngaho ushaka kugira icyo utubwira wagira gutya ukatwandikira cyangwa se nyine ukaba watuvugisha. Rero reka mbashimire cyane, ubwo ngubwo mba mbasaba no kuba wakora subscribe niba utarabikora, ugakanda like, ugakanda share, kugira ngo usangize abandi amakuru n'ibiganiro tukugezaho,
ndetse ukanaduha comment birumvikana. Mukomeze kugira ibihe byiza, mu kanya gato ndaza kuba mbabwira andi makuru aza kuba agezweho, ni ukuvuga ngo ni amakuru nyine aba yibanda mu karere, muri Afurika ndetse no ku isi yose. Hose tugenda tuhagaruka rwose tubabwira uko ibintu byifashe. Mukomeze kugira ibihe byiza.